Muze bamugize TV ndabasuje kandi mbifuje kugira ibihe byiza. Nitwamwe w'igisaka gira impagarike n'ubugingo muri RDF. Ishyano ricitse umurizo, igikuba kiracitse neza. Bigenze bite? Nicyo tugiye kuza muri iki kiganiro turebera hamwe. Aba ofisiye 14 ntubone bariya ngo ugire ngo nibo, ntago ari bariya, nabandi ba senior officers 14 ba RDF bamaze gutabwa muri yombi. Bigenze bite? Nibyo tugiye kuza kureba. Ariko mbere yaho ho gatoya, aha i Kigali ngira ngo mwabibonye ko bamaze gutangaza yuko ngo idolari ngo babona ngo nta kintu bakiribonamo, noneho ngo bimukiye ku iwani ry'Irishinwa, ku buryo ngiye byanyibukije ubwo William Ruto yazaga mu mizo ye ya mbere, ubwo bajyaga gushyingura Elizabeth bakagenda bakabapakira muri Shirumuteto bakabapakira muri Shirumuteto kwangwa aba president ba Afrika bakabasuzugura koko. Hanyuma ubwo aho yavuyeyo azavuga ibintu ngo ubwo bivuga hari inama yari iri gutegurwa ya Russia African Summit, yati muzabyange tibiriya bintu ntibibaho. Hanyuma arangije ubwo yari ari kwamagana nyine ngo numpa bose aho bajya kuza bicira ibintu baza batubwira ngo naba panafricanist. Arangije hashize iminsi mike yaratubwira turabizi ti kubera iki twajya tujya kugura ibintu n'abashinwa tukajya ngo kwitabaza idolari ko abashinwa bakwese iri wani. Twe nukubavuga aba Kenya, twe abanyakenya nk'igihugu tukaba ifaranga ryacu ry'igihugu ari shiringi, tubwo ibyo bintu making a sense. Ti dolari ni iryiki? Ngira ngo mwarabibonye uko bamugize bamuzanira abahungu bo bise Gen Z ewa Gen Z iramutitiza neza, umugabo amatwi aramuhagarara. Nibwo yagiye ajya kumvikana na Amerika, acisha make ibyo bamubwiraga. Hanyuma barangije barabwira Dede ati Dede wowe timuhereza abicanyi, wowe ufite abicanyi beza kuruta abandi mwisi, timuhereza abicanyi bagende ku mihanda i Nairobi bagende barasa abantu babamenagura abandi bamisinga. Ngewe biriya bihe nanyarukiye, biriya bihe byabaye ndiyo ruha ngo ku muhanda ahantu nko mu masangano y'imihanda, ahantu hari ibibuga by'amabasket, ahantu hahurira abantu, ahantu hakunda kuba ama crusades, ni ukuvuga ngo wasangaga aho hantu bahashyize ibyapa bitondekanyije, these people are missing. Nyuma y'igihe kumva ngo twatora, nuko ngo neza nka bya bindi, nibwo nahise ntangira kubona amakaboko ka Dede, ngiye kureba koko mbona hariho n'abandi bagiye bahabwa amarozi. Habaye ibintu biteye ubwoba. Ntago ari icyo narije kukubwira nshuti mukozi wa Mugisha TV, ntago nakubeshye, nje kukubwira ku nkuru irebana n'abasirikare ba RDF. No kuvuga ngo ishyano ricitse umurizo, u Rwanda rucitse cyase igisirikare cya Dede gicitse umugongo. Bigenze bite? Nicyo ndi kugira ngo twinjiremo tumve uko bimeze, update ku rugamba. Ariko by'umwariko iyi nkuru yaba wowe nashyize hariho bariya nk'ikimenyetso gusa, ariko nabo ofisiye 14 ntago ari bariya bonyine. Aha mwami w'igisaka n'abantu bawe mumeze mute? Nguru yakasa mutwe narabwiye ngo ndagamba ndi nibaze turabakira. Ibyo kubakiza si byose turabifite. None ishano ricitse umurizo Kigali twiciye urutirigongo ariko bya bindi byasaze. Rero mwami w'igisaka we n'abantu bawe, urabizi ko nje karazanye kamyasi rundicaraka.
nagiye kumva numva telegaramu pa irakubise ndibagambye ngo iki ngo baraje ndayikurikirana neza ngakurikiranira hafi aba ofisi 9 b'abanyarwanda bavuye mu Rwanda juku n'igoma bagize igoma bafata abandi ba ofisi 5 ndi babaye 14 baza ahantu bita ku Muheto ni hano muri Masisi ubwo ingendo zabo uko bari guhamagarana ndikumva ariko ahantu twari tumaze iminsi tukuhacunga kubera ko iyo nzu niyo bafashe niyo umugabo w'umujenerali wo muri FARDC witwa Mayanga twahoranye mu gikombata waja muri leta nje narabyanze ndago nzakurira leta gakondo yanje niyo nzagwanira buri wabaraje juku abahungu ndi murabizi ngo ingwari ifashwe mu mutego ubwo nyine tugenda gikomando turagenda noneho kubera ko ahantu twavukiye tuhazi aho iyo nziri turahazi twayibayemo n'ibyumba byayo byose turabizi ngo tugufatiye inzira ubwo nyine ntabwo tuzikwishushanya dufata imyenda yabo twagiye turabambura turambara tugenda tugeze hafi iyo nzu bagira ngo ni patrol yabo mbega ihari gusa nzi ukuntu bagiye gushiduka abandi tubasiga inyuma ngo basigere mbaba ofisi 10 ahantu bari bafite uburinzi babandi bari basigaye inyuma niyo bafunguye umuriro mbere bamaze gufungura umuriro mbere bati haduyaje kandi twamaze kugera mu imbere bafunguye umuriro nkumva ukuntu twabajijishije bafunga umurongo bari kurasana na haduye uri imbere yabo nako ubwo dutangira kurasa urufaya rw'amasasu iyo rede twayikoze iminota itarenze 14 bose turabagarika twabasanze mu nzu abanyarwanda twabwiye nabwo ubugofero bw'icatsi bambaraga n'amabendera kunduza kunduza bya bindi y'u Rwanda ndakintu twakuye muretse bupistoli bari bafite n'ubu ordinateur umfunde information zibonaga n'ubu ordinateur ndagamba muterure shaje ngibi gituma naho nibyo byangombwa n'ubu pistoli turatwara ibindi turareka turisohokera tugenda tumeze nk'abantu bagiye gutabara abandi bari kugwana batubonye ndago baturashe bazi ngo tuje kubaho umusada ndi bamenye ibyabaye abahungu twiciraho tumaze kwiciraho abahungu bakubita umuriro babonye tumaze gusohoka ahasigaye nabo bahita bakora turigendera 14 Kigali ticiye umugongo nje nabibariye n'amaso ganje 9 b'abanyarwanda noneho igitandukanye abanyarwanda n'abakongomani bambaye tugofero dufite urubaraza imbere n'abanyarwanda bambaye za ngofero za bereferi z'icatsi ziriho n'ibendera ry'u Rwanda gamba ngibi n'ibinduza n'ibinyarwanda ndabamu twakinyira bari bambaye za pistoli batugemuriye se nibazi tuzabagabanya mpora Kagame yaragambye yashobora kudahisha akayiko ingunguru z'amazi akadehisha akayigo gatoya natwe rero nibwo turi gukora dushaka birabifi binini mbega ubwabo bagiye gusubiranamo bati hano harimo umugamba abantu baguye niki kuyu muntu ko aba bantu barahangaha ariko ndago bari bazi ko maze iminsi ndi kuhagenda ibyinjiye ndeba nigendera noneho kubera ko maze iminsi ndi mu rugo bushakashatsi mu rugo butasi numva telegram iturutse Kigali iri guhamagara urabizi bwa bwenge bwanje ubwo nyine monitoring ndibagambye ngo iki muhungu muzarinde umushasha ati bagambye guca ati baraje bageze igoma bati kugera ku Muheto nahitwa ku Muheto ni muri Masisi hafi y'Ikanyatsi hari n'isoko hari n'agasantere nziza gose irimo inzugi iyo nzu yanduza ya General Mayanga ni inzu nziza gose ifite inzugi z'ibyuma porte métallique rero ndibashije gukurikirana ngo bamenye amasasi gari kugambira iyo ruguru ngo bumve arugambira ha epfo twatobaguye ubwabo bwari bwiciye ku muryango bwo ndano bwo bwize burasa twabuniganise
hasigaye tubageraho bari bicaye ku meza abana bagiye kubona n'ibidanje bati none umuzarendo yasaze kubera ko barashatse kurasa ndago tuba twabafashe tukabajana ari bazima ariko bari bashatse kurasa umwe yarashe ku buryo baturashemo babiri icakora ndago ndirariraga njingambisha ariko n'imirambo yacu twayijanye ibaze operasiyo gundi yari imeze yari kamba imirambo yacu baturashemo babiri bamaze kuturasa twazifashe nje mfashe decision bose yo kubashorera abana baturikijemo babiri agamba shamushira inyana z'imbwa hasi ubwo rero operasiyo nuko yagenze mwami Gisaka n'abantu bawe urumva ko inguru nziza itashi Kinshasa kubazarendo inguru mbi gataye Kigali ngagama update z'urugamba n'abantu uraza kubyumva n'agandi maradiyo gabigambye kubera ko imirambo yajanye Kigali babandi b'abakongomani bacu kw'ibyobo hafi ngo bariho babashira kandi aho ngaho twari turi ni muri zone yabo gusa ariko nde bamenye ukuntu twabagezeho sawa rero mwami Gisaka ikiganiro nagasubira nago ngago update z'urugamba niba ufite ibyawe wakongera hongereho umurimo gwanje ndagurangisha kandi ubu ngubu ndi guhumeka mungize pistol ngazinga wewe afande abafande bamaze kuba benshi mu bahungu banje gose ingabo zitatu tuzabakoramo mpaka tubamaze kugeza ubwo Kigali zasigana ndamusirikare urimo hasige tugenda ingabagende mu ndabiri sawa rero mukomere n'abantu bawe ngiza update z'urugamba z'uyu munsi.